nk'ubu ngubu nk'uwashaka uyu nguyu koko ntabwo yaba arushye bya burundu, noneho ntabwo yaba agiye gupfa nabi. Ndangije nongeye kwitegereza mbona afunguye kamera. Dukwiye gucishaho ikinyafu ku rubyiruko, cyane cyane abana b'abakobwa pe, abana b'abakobwa bari gutukana, umva igitutsi nanjye ubwanjye ntabasha gusubiramo. Hi guys, reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza mu dukurikirana gatanu kuri gatanu kuri Mugabo TV show. Ntabwo mumenyereye rero kubona nje kuri kamera ameze kunguku, cyangwa se kubona nje kuri kamera nje nyine mumenyere ko ngenda nzana n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko ntabwo muri ino minsi tumaze tutarimo turakora neza, hajya habaho utubazo twa tekinike. Mwarakoze kutwihanganira kandi mwarakoze gutegereza. Reka nshimire rero buri umwe wese wahisemo gukora like, subscribe, share and comment. Uyu munsi rero tujya kuganira utuntu hirya no hino, everyday life, step by step. Nk'ibisanzwe rero nitwa Kiss. Nitwa Kiss, niko bamenyereye. Ngira ngo musanzwe mutubona kuri hano kuri Mugabo TV show. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kijyanye n'urubyiruko. Ese ni gute urubyiruko ruri kwitwara kutakwiriye? Ni gute urubyiruko rwakwitwaye neza? Ese ni gute, ni iki twakora? Ese nkatwe batararuka, bataraba imbobo, bataraba inzererezi, bataraba abasinzi, iki twakora kugira ngo urubyiruko rumere neza, yaba ururi mu mahanga, hanze y'u Rwanda, mu Rwanda nyirizina. Ni iki twakora? Maze iminsi ngenda ndeba hirya no hino, nkabona cyane cyane urubyiruko, abakobwa, abahungu, hari abarara mu mayoga, hari abayirirwamo. Rero icyo cyatumye mfata umwanya wo kuvuga ngo reka nzaze nicara hano imbere ya kamera mbaganirize, mbagishe inama, turebe icyo twakorera hamwe, ariko urubyiruko rudakomeje kugira gute, kwangirika. Naje gufata umwanya njya kuri Instagram, hanyuma nasanga umuntu yamaye link, ariko bikose nabonaga ko ari umunyarwanda kandi nabonaga avuga n'ikinyarwanda. Link yampaye nkimara kuyifungura nsanga ni ubwe w'umunyarwanda, w'umunyarwanda usa nanjye, urusa nanjye, ndavuga abanyarwanda. Nsanga ni video, ni stock ya video yiwe, zirimo nyine ubwambure bwe bwose. Ndavuga nti ibi bintu ntabwo nabyihererana, reka nzi nicara imbere ya kamera mbibabwire, tubiganireho, turebe ubugororangingo twaha icyo kintu, cyangwa se inama twaha icyo kintu. Ese urubyiruko rumaze kwishora muri iyo mico, urubyiruko rwamaze kuba abasinzi, mubona ari iki twakora kugira ngo donc tugire icyo twahindura hakiri kare? Ndangije nkomeje kugenda naje kubona urubuga rwa TikTok. Reka mvuge urubuga rwa TikTok, naje gusanga ariho hantu hambere urubyiruko muri iyi minsi rushiriye kandi ruguye, bitewe n'uko usangaho wa muntu yahostinze umunsi wose guhera mu gitondo kugera nimugoroba, yahostinze TikTok. Ntabwo twibaza impamvu, ntabwo njye nibaza impamvu umuntu ashobora kwirirwa ari kuri TikTok bukira bugacya, akora gute, arya atabaho ate? Niba afite ababyeyi se, reka tubyemera, afite ababyeyi bamugaburira, nta terambere azakenera? Ese ko nongeye gutekereza ndavuga ni ese ni gute umuntu ashobora kwirirwa kuri TikTok yarize amashuri 6 yonyine, kandi hakenewe n'ubundi ko yiga amashuri menshi kugira ngo abone n'iyo kaminuza, abone n'izo masters, abone n'izo PhD? Ndavuga nti rero
dukwiye gucishaho ikinyafu ku rubyiruko cyane cyane, nubwo hari n'abantu bakuru nyine babaye gutyo, ariko tugacishaho akanyafu basi tukareba ko byagabanuka. Naje kubona umwana w'umukobwa ibi ndi kuvuga bishingiye ku bintu byabayeho, ariko iyo tuvuze ikintu hano nta muntu uba uzi ngo turi kuvuga nde, bihagaze gute, bimeze bite. Naje kubona umwana w'umukobwa ku rubuga runaka ahantu, yari kumwe n'irindi tsinda rinini bakoze live, bakajya bamubwira ngo twereke. Murambaza ngo mbese ngo abereke iki? Bamubwira ngo twereke, nanjye ndahagarara kugira ngo ndebe kuko ibintu arimo barimo baramubwira ngo abereke, ngo fungura kamera ngo utwereke. Mw'abantu mwe, naho umuntu yagwa mu byaha, burya hari abantu nanone bajya bafasha wa munyabyaha, cyangwa se bajya bashyigikira bya byaha wa muntu yagiyemo, bakabishyigikira bakabisapotinga ku buryo bugaragara. Ndangije nongeye kwitegereza mbona afunguye kamera. Sirius yari asa nk'uko n'ubundi waba wambaye ubusa, ntabwo yari yambaye imyenda yimwohesheje icyubahiro. Noneho bakajya bamubwira ngo manura, ngo manura, ngo manura. Ndavuga se kandi Dumba yimukiye ahangaha, kuko Dumba niwe nyine umuntu tumenyereye ko akora ibishegu nk'ibyo ngibyo, ibintu nk'ibyo bijyanye n'iyo gahunda. Ngo manura, ngo mani, ngo twereke. Mbona umukobwa atangiye kumanura, ntimiswa reka nigendere, mba ndigendeye. Ndavuga nti nzasubira inyuma, twegeranye urubyiruko turuganirize. Ese niba urubyiruko rurimo rurangirika bigeze aha ngaha, abana bazabyara baba basa gute? Ndakomeza ndagenda, imihanda ndayigenda koko, nange ngira ahantu ku ma live nanone. Ngeze ku ma live sanga mbese ari kera umuntu yajyaga atukana bakavuga ngo urimo uratukana nk'abatwa, ngo ba kera. Nasanze bafite icyo bita ibitutsi, abana b'abakobwa pe, abana b'abakobwa bari gutukana, umva igitutsi nanjye ubwanjye ntabasha gusubiramo. Ndavuga ndetse ko mwuka byaramo k'abantu baruha nk'ubu ngubu, nk'uwashaka uyu nguyu koko ntabwo yaba arushye bya burundu, noneho ntabwo yaba agiye gupfa nabi. Nuko ndangije ndavuga no nta kundi, ariko dukeneye icyo bita ubujyanama, by'umwihariko mu banyarwanda, abanyarwandakazi, abarundi, abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuko urubyiruko ubwo nyine aho nabonye ntago nagiye kwinjira mu mahanga tutavuga ururimi rumwe, cyane ko tutanahuza. Ndebye mbona harimo ikibazo. Ese ni gute urubyiruko rushobora gufata umwanya wo kujya mu makarabu, rukajya mu businzi, rukajya mu busambanyi? Umwana w'imyaka 18 arahetse, umwana w'imyaka 15 arahetse, umwana w'imyaka 20 arahetse. Why? Kubera iki? Maze kureba byose mbizengurutse mbona byose nyine birababaje. Ndavuga no nta kundi nyine byanagenda, so ndangije nyine ndigendera. Ariko hagati aho ngaho nza no kugira ikindi kibazo gishingiye kuri Dumba. Dumba ni muntu ki gufata buri rubyiruko rwose agashyira hanze,
agashira hanze umuco bakawureka ugatakara, bakivugira ibyo bishakiye. Gute? How? Guys, umenye ko ibyo urimo wita ko byoroshe, ibyo winjiramo uzi ko byoroshe, ari byo bizagaruka umwana wawe uzabyara. Ibyo winjiramo uzi ko byoroshe nibyo bizagaruka umwana wawe uzagira gute uzabyara. Guys, reba nimba urimo urajya kuri live zirasevingwa, live zirapostingwa, ngaho TikTok, ngaho WhatsApp, ngaho Instagram, ngaho YouTube, ngaho Facebook n'ibindi byose. Ese ukeka ko niba usohoye video uyu munsi wambaye ubusa kumva ko naryamanye n'abagabo 20, naryamanye n'abagabo 50, ntabwo nzi abagabo naryamanye nabo, ngaho ibitutsi ngaho uzabyara umwana uvuga ngo umwana wanjye yarananiye, ngatukana ngageze gute, ngabaye ndaye, ngabaye inshinzi, ngabaye gute? Gute se? Gute ko ari wowe nyine wowe ugomba kurema uburyo umwana wawe azabaho. Niba umwana wawe akuze ubona uri umunyamakuru, kandi umwana nzabyara nk'urugero, reka ntange umwana nzabyara, azakura abona kuri televiziyo, akure abona ku ma YouTube, avuga ati dore papa, atangiye afate anyigane. Ariko nakubona urimo gutukana, iki kintu mucyumve neza, nakubona urimo uratukana ku mbuga nkoranyambaga, nawe nta kindi kintu azakora kitari kujya ku mbuga nkoranyambaga akajya kwiga bya bitutsi byawe, yamara kubyiga nawe agahostinga aribyo agiye gukora gusa. Ntabwo azakura ko arimo arabona amashusho yawe mu makarabu mu biki, cyangwa akura kubona mu makarabu wazingaye nk'uko wasinze ngaye ngo nawe bare kujya gusinda. No, akebo kagiye mugarura. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ngo wibahetse ngababwiriza ngo ngababwiriza uwibahetse ngababwiriza wo mu mugongo. Ndabizi haramuvuga ngo imigani ngo ni ibiki, umugani ugana kariho. Why? Gute? How? Njye ndashaka mu gisobanuro uyu munsi naje nje munyemerere iki kiganiro rwose, comment zibe nyinshi. Ese urubyiruko uko rubayeho biratunejeje, biradushimishije? Ese wowe biragushimishije? Guys, ndumva twarekeraho tukazasubira utaha n'iyindi content, n'iyindi page. Ariko babyeyi, basaza, mwe mwatureze, mwe twubaha, bantu bakuru mu byubahiro byanyu, mugende mwite ku bana, mubagorore, mubahe umuco. Ntabwo umwana ananirana na giti kigororwa kikiri gito, kandi nubwo yananirana birashoboka ko nta bujyanama watanze. Tanga ubujyanama nawe, mutanga ubujyanama ku rubyiruko kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Kandi nzi ko bizagenda neza, kuko nzi ko bizaba amahoro. Mvaga rero n'abasezera, muri kumwe na Kiss 1, Kiss 2, Kiss 55, Kiss 50-55, Kiss 250, Kiss 1, umunyamakuru wa Mugabo TV Show online. Ciao. Niyo kubabwira ngo mukande inzogera, like, subscribe, share and comment kuri Mugabo TV Show.